ariko ugasanga ibyaha by'ururimi birakamura mu rugero rumwe n'urw'uwasanga. Siko bimeze. Uyu muriro mubona urazima, kandi Satani inshingano ya mbere ni ukuzima, kuko azi neza yuko uwo muriro wazimye uba umeze nk'itanura ritacana. Uzajya ureba aho batwika amatafari. Ahantu batwika amatafari iyo itanura rimaze kuzima, ukeka ko bya bikeri bitinya kwinjiramo, byinjiramo. Iyo akavura kaguha imbaraga zose zijyayo, ibikeri bitamba bijyayo, inzoka zitamba zijyayo, yewe n'abana ari abana uciye aho ngaho kugira ngo ajye hariya yinjira aho ngaho mu itanura, kubera ko itanura ryagize gute? Ryazimye. N'umukristo wazimye niko bigenda. Ntimuzirirwe mushakisha. Umukristo wazimye arakerera. Iyo umuhungu yarakubwira ati ko mwigize imbonere, iyo umubwiye ikintu kitagenda ujye mugura abaturage kandi kera yaruka. Siko bimeze. Atangira kugenda bikunege, ukabona aragendana n'abo batagendanaga, ukabona arakebagurwa, hatajyaga akebagurwa, agatinyuka ibyo yatinyaga kubera ko umuriro wagize gute? Wazimye, ibizira biramwinjirira, bitangira kumukoresha ibyo bishaka. Ubwo murimo mwitegura kongera kwatsa uno muriro cyangwa se kongera guhabwa amavuta mashya, mugire icyo cyifuzo cy'uko umuriro ukwiriye no kuwukoresha. Haleluya. Ibintu by'akamenyero bizimya umuriro. Abantu mu nzu y'Imana mu ntangiriro baba bakagurumana, uko iminsi igenda ishira babimenyera, kuzageza ubwo basigara ari abanyedini, agasigara ari umunyedini. Yesu ashimwe mwene data, ari ibyo uyu mvuga asigaranye, ariko ibindi bisigaye abikora nk'uko n'abandi babikora, aconshomera ibyaha nk'unywa amazi, yarya uburyasazi akazimira nzima. Dufite abantu benshi ava aha ngaha yagera hirya aho batamubona, impeta yari yambaye ya mariage agahita akayikoma mu mufuka, akavuga ko ari umusiribateri. Numvise bashima abagabo ko baje. Hari abagabo benshi b'abarokore cyangwa se bamwe na bamwe naye gukabya, agera hirya hari impeta agahita ayikuraho. Hari n'abagera bakomeye cyane, bagera ahantu abantu batabaza agahita batidegeye napfiriye munzanire mitsingi, akicara akayinywa ntacyo bitwaye. Ntabwo ndimo nkabyara, abantu benshi bagiye bambwira ko bagiye bakora ingendo, yakwicara yahinduka ahantu akahasanga abizera bicaye biteretse amamitsingi. Nta kindi kibitera, umuntu asubira ku cyo yanze kubera yuko umuriro wagize gute? Wazimye. Kandi umurokore wazimye ntiyihishire, ntibazigere bakoresha. N'umushumba uzi kureba neza ashobora kumenya intama zigifite umuriro wa Pentekote. Aramutse atarangaye nawe akazitaho akazibamo, ashobora kumenya intama zirimo zigenda bigura intege, akamenya ko akeneye kwenyegeza kugira ngo umuriro wongere wawe. Haleluya. Icyo ni icyifuzo kimwe. Ikindi cyifuzo numva ashaka yuko musengera ni uko mwongera kuba ibiti byo gukiranuka. Haleluya. Mwongere mube ibiti byo gukiranuka Uwiteka yatereye hano kwiyubahisha, kubera yuko niba hari ikintu kirimo kigenda kiri ingume cyitwa imbuto z'umwuka wera. N'abatitira n'abahanura usanga barahunuye, usanga nta mbuto wabashakiraho. Abenshi bameze nka wa mutini Yesu yavumye ngo yawubonanye amababi. Ubundi muri kamere y'umutini iyo ufite amababi hakunze kuba hariho n'imbuto, ariko ngo uwo mutini wo wari ufite amababi, ufite ibimenyetso by'uko uriho imbuto, ajya kuzishakira, agezeho ngasanga ni ibibabi gusa. Bibiliya ni kwivuga ngarawuvuna. Nabyumvise mu bintu dusaba bya mbere, nta nubwo ari uko twavuga indimi nyinshi, ntacyo bitwaye abantu banazivuze, nta nubwo ari uko twagaragaza ko natwe hari intambwe tumaze gutera. Dukeneye yuko umwuka wera yongera kudusekirwa kugira ngo duhinduke ibiti byo gukiranuka Uwiteka yatereye kwiyubahisha. Haleluya. Niba hari ikintu umwami Imana akoresha itoroshi kugira ngo abone, mwihangane nkoresha mvuga ikabya, ni
kubona igiti cyo gukiranuka kigihuza imbuto mu nzu. Usanga benshi dufite amababi yo kuririmba, yo kuvuga ubutumwa, yo guterana, yo gusenga, ariko cya kintu cyitwa imbuto zikwiriye abihannye, imbuto z'umwuka wera ziragenda zikendera, tumera nk'abandi bose. Mu yandi magambo, twarahunguye. Ndifuza yuko muri iki cyumweru musaba yuko ibiti byose bitewe muri uno murimo witwa Uwiteka bihinduka ibiti byo gukiranuka Imana yatereye kwiyubahisha. Ntacyo byamara kuri umuntu yaza akitaba karame, ariko Imana yaza kumushakaho imbuto ikazibura. Igiti giheshwa agaciro n'imbuto zacyo. Ni uko nguko bimeze. Igiti giheshwa agaciro n'imbuto zacyo. Mu gihe dusaba umwuka wera, ntabwo ari kugira ngo tuguruke dutere haleluya nyinshi, ntacyo bitwaye, nabyo ni byiza, biranezeza. Oya, ariko si icyo Imana idutezeho bwa mbere. Idutezeho ko nidushakaho imbuto igira gute izibona. Bantu mwahunguye, mwongere murabye. Haleluya. Aya masengesho y'umugoroba nabifumbire, yongera n'igitaka, wongere urabye, kubera ko ibiti by'Uwiteka ntabwo byemerewe guhundura. Ntabwo byemerewe iki? Guhundura. Niba wareraga imbuto akagushaka akakubona, akagushaka amagambo meza akayabona, akagutuma ukagenda ukagaragara hano, abantu bakagushima. Ubundi umukristo nyawe ashimwa n'abantu bose kandi agashimwa n'Imana. Cyakora akaba yakwangwa n'ibiti byahunguye cyangwa bitigeze byera. Icyo cyifuzo kirakomeye, mwongere mukigire, kuko tugeze mu bihe byo guhungura mu nzu y'Imana. Ibiti byinshi byarahunguye, n'ibigikanyakanya byera amazinga. Muzi icyo bita kwera amazinga? Kwera amazinga ni kuri usanga avoka ifite nk'amashami 5 hera rimwe. Avoka itangiye gusaza, ntimuyizi? Iyi avoka itangiye gusaza, kimwe mu biyiranga ni uko usanga isigaye yera ishami rimwe kandi ifite amashami angahe? 10. Ibyo nibyo bita kwera amazinga. Ugasanga akavoka kamwe hano, ugataruka ugasanga kandi hariya, ugasanga kandi hariya, kandi avoka yose ifite amashami yagombye kwera. Abakirisitu benshi niko dusigaye tumeze. Dusigaye twera iki? Amazinga. Dukeneye rero kuba ibiti bihunze imbuto kandi zigumaho. Uwiteka nicyo yadutereye muri uyu murimo. Ajya kumuzana akamvanaho narindi, nawe akakuzana akagukuraho wari uri, akaduhurira twese hano. Nta kindi yashakaga, yashakaga yuko twera imbuto z'umwuka wera zikwiriye abihannye. Izo mbuto ntabwo zishobora kwera kuri kamere, ntabwo bikunda. Kamere igira imbuto zayo, guha ubusambanyi, no kuroga, no kwicana, no gusenga ibishushanyo, ngo n'ishyari, no kwangana, na bya bindi byose byitwa kamere. Umwuka wera niwo utuma abantu babasha kuba ibiti byo kubahisha Uwiteka. Haleluya. Icyo cyifuzo mukigire, kugira ngo Kabeza Imana niburira mu Rwabuye ikaburira ahandi hose, ivuga iti ntacyo ninjya Kabeza ndahasanga ibiti biriho iki? Imbuto. Izaba ingingo ibarengera. Ureke mbabwire, tugiye kwinjira mu bihe bikomeye kandi twamaze kubigeramo, aho igiti cyose kizarengerwa n'imbuto gifite. Nimureke twere imbuto, twongere turabye, aberaga amazinga bongere bere, kugira ngo haboneke ingingo igira ite? Iturengera muri ibi. Haleluya. Haleluya. Icya gatatu nifuza kubabwira ko dukwiriye gusengera, nacyo kirajya gusa n'icyo ngicyo, nuko ari imvugo shusho ngiye gukoresha. Dukeneye kunagura. Dukeneye kugira gute? Dukeneye kugira gute? Dukeneye kugira gute? Abato muri hano muzi icyo bita kugimba. Umuntu utumva kugimba nama no kurutoki byo musobanura. Kugimba nta muntu utazi ibyo ari byo. Kugimba gushira mu mugi. Ni ugushiramo iki? Ubugi. Iyo ishoka yagimbye ntabwo iba igitema. Iyo umuhoro wagimbye ntabwo ugira gute? Urugitema.
kwitema. Abakirisito benshi bo muri ino minsi baragiye, bagize gute? Baragiye, bashizemo ubuki, ntabwo bagikema. Ni nayo mpamvu Imana itabasha kubasaruza, kubera ko nta buki bagifite. Kandi ibisarurwa byeze byo ni byinshi, ariko abasuruzi nabo barahari, ariko bumviza murongo kubera ko nta buki bagifite. Rero muri iki cyumweru mugiye kumara muri hano, nimusabe Imana yongere ibacyaze. Aleluya. Yongere ibashyire ku ityazo ry'Umwuka Wera, mwongere mucebe, ibatume mujye gusarura, hanyuma mubizi niba muzabasha kumurika izaba ingingo zibarengera ku munsi mubi. Nimusabe ibyo ngibyo, ntimusabe ko ngo nanjye ngo nibona nyingi hariya ngo babone meze gutya. Nabyo izabiguhe nibona ari ngombwa, ariko saba kugira ngo wongere ucyare, unyuzwe ku ityazo, wongere ugire iki? Ubuki. Nabyumvise, nimunyuzwe muri uwo muriro murimo musaba. Ubundi icyuma iyo cyamaze kugira, nagiye mbona uko banagura amashoka mu bacuzi, wenda hafi nta bacuzi bagihari, bafata ishoka yamaze kugimba, barangiza bakayishyira hehe? Mu muriro, bakavuguta, ya shoka igahinduka iki? Umutuku. Uko igenda ishya, hari ibintu byitwa inkamba. Inkamba muzi icyo ari cyo? Mvugutira kandi umushure inkamba, mbindura icyuma cyawe urukoresha. Iyi shoka imaze gushya, ibintu byose bitari icyuma by'imyanda byari byariyagiyeho bitangira koma. Umucuzi rero ayishyira hariya, agakubitaho iki? Inyundo, bya bintu byitwa inkamba bigataruka. Siko bigenda? Hanyuma ishoka igasigara ari icyuma, bakongera bakayigorora, bakayirambura, igahinduka ishoka nzima. Uyu muriro murimo musaba ntuzanwe no kutuvugutira dushye, Imana yongere iducure, duhinduke ibyuma byayo barikoresha. Haleluya. Iyo mvugo murimo murayumva, nicyo ngicyo Imana ibashakaho, nta kindi. No kubyina twayinezeza, twagira gute, ariko Imana uyu munsi ikeneye ibyuma bityaye byo gukoresha. Turi mu bihe bya nyuma by'isarura, turimo turasarura amahundo ya nyuma. Hakenewe rero ibyuma bityaye bigomba gusarura amahundo yo mu minsi y'imperuka. Haleluya. Haleluya. Kandi nimunezezwe no gusarura muri uno murima w'ahangaha ku Kabeza. Uyu murima ni muto cyane pe, yewe urebye n'ibiti biteyemo ntabwo ari byinshi. Imana ifite indi mirima hirya no hino, ifite ibisarurwa byeze, ariko byabuze abantu babisarura. Mukwiriye kuba ibyuma bityaye, mugakora hano Kabeza, ariko mukanitegura kujya gutanga umusanzu we n'ahandi. Haleluya. Umwuka Wera Imana itanga wo gukoresha, ntabwo Imana itanga Umwuka Wera wo guhindura sitili. Njya mbona abantu kuri za YouTube birirwa bavuga mu ndimi, harimo n'izo biga i Kigali. Mwari muzi ko i Kigali hari amashuri yigisha indimi. Umuntu kumva aravuga ati karabasokorogo, ukagira ngo Umwuka Wera uvugiye muri we, kandi ari ibintu yagiye bakabimwigisha akabifata. Ariko kubera ko abantu bageze ku rwego rwo kumva ko niba nta rurimi ruvuzwe, ubwo Umwuka Wera ntiyaba ninde wabwiye ko Umwuka Wera agaragarira mu ndimi zitumvikana? Nazibaha muzazembe ntacyo bitwaye, kuko nayo ni impano y'Umwuka Wera. Ariko mumenye ko Imana ikeneye abantu iha Umwuka Wera muri iki gihe, kugira ngo babahumane, ibashe kubakoresha muri iki gihe gikomeye kandi kibi. Haleluya. Imana ikeneye abantu bayihamya mu gihe cya nyuma kibi. Iki gihe turimo ni kibi, kizarushaho kuba kibi. Nimureke mbabwire, njya numva abantu babana ibyiza biri imbere, reka mbivuge gahoro, ntabihari. Dore se mbabeshye, ntabihari. Ibihe turimo birakomeye, wenda kubatanezezwa n'ibi bintu turimo ntacyo bibabwiye, barabona ibyiza biri imbere. Ariko abafite andi maso, ibihe byiza byararangiye, hasigaye ibihe bikomeye. Imbaraga z'abera
zirimo ziramenagurika. Ni ukuvuga umuntu nadahabwa izindi mbaraga nawe azamenagurika mu bandi bazamenagurika. Ubwo rero turimo dusaba umwuka wera nadukomeze, ibyo abagatolika bita gukomezwa rimwe na rimwe wenda batabishyikira neza, nadukomeze kugira ngo imbaraga zacu zeye kugira gute kumenagurika. Ko biriya ngo nibamara kumenagura imbaraga za leta, iyo urebye nta gisigaye kuko intwari zirananiwe, kandi n'intwarane Imana itazitabaye zageraho nazo zikagira gute zikananira. Ubwo murimo musaba rero ko Imana ibagenderera, ko umwuka wera ni Imana muntu. Bajya batuma ngo ni imbaraga, ntumve nk'imbaraga gusa ni ukumupfobya. Umwuka wera ni uwa gatatu mu bagize ubutatu bw'Imana. Ni ukuvuga iyo aje muri wowe ni Imana ubwayo ije gutura mu rusengero rwayo rwitwa Gaspari, rwitwa Ezekiyeli, rwitwa undi muntu, hanyuma ikaza igaturamo. Kandi isezerano niko riri, umuntu nankunda azitondera amategeko yanjye, nanjye nzamukunda, na data azamukunda, kandi jye na data tuzaza duture hehe muri uwo muntu kugira ngo dusangire nawe. Haleluya. Mwuka wera rero yaje araza, kandi murabizi yaje yizanira n'impano n'ibishyingirano n'ibintu byose mujye mubonana. Mukeneye impano zibashoboza gukora muri iki gihe gikomeye kandi kibi. Abavugabutumwa bahabwe andi magambo make. Amatwi y'iki gihe hararuhije, mureke mbabwire. Amatwi yo mu minsi ishize yashoboraga kumva. Amatwi y'iki gihe havuniyemo ibiti, hakenewe abantu bafite amagambo abasha kumenagura ubutaka. Nabyumvise ntimusabe izo mbaraga kugira ngo muzibone. Imitima yabaye amabuye, hakeneye abantu bafite imbaraga zibasha kumenagura imitima nk'uko urutambi rujya rubigenza. Ibyo ntibyakunda hadakozwe umwuka wera. Ubundi ejo twasubye ko naza ari uzereza ab'isi ibyaha byabo. Naha mu nzu y'Imana umuntu ntashobora kwemera ko yabeshye, na bya bindi abantu bicuza badafite, ubona nta soni bafite, ntashobora kwemera ko yagikoze. Umwuka wera atari ubimubwira. Niba tugomba guhindurira abantu abigisha, dukeneye izindi mbaraga, dukeneye gusaba imbaraga, kubera ko abantu b'iki gihe bararuhije pe. Umva no mu gihe cya Yesu ntabwo bari bose, ko abantu bica Imana bazi ko bakoreye Imana n'ubwo bari boroshye. Mwabonye abantu bica Imana bazi ko bakoreye Imana, bakababwira Pilato bati turabona amasaha arimo agenda, tegeka ngo bavune amaguru kuko ejo ni Pasika, tugomba kuzihiza Pasika byarangiye. Murumva abo bantu uko bari bameze, urwego bari bariho muraruzi. Nabo uyu munsi niko bameze, n'abantu b'uyu munsi niko bameze. Umuntu arakubwira ngo Yesu ashimwe, kandi amaze kujya ahantu asize avuze ati uriya muntu mubona umugome ameze gutya, muzamufate nk'abanzi bose, avuye kugambanira. Mwahora ko Yesu ashimwe mwene data, turacyashima Imana. Ni abantu b'iki gihe. Hakenewe iki? Hakenewe izindi mbaraga. Dukeneye izindi mbaraga kugira ngo twongere tugire ubugi. Dukeneye izindi mbaraga kugira ngo umuriro wake. Dukeneye izindi mbaraga kugira ngo tube ibiti byo gukiranuka Imana yatereye iki? Kwiyubahisha. Haleluya. Yoweri ahanura yaravuze ngo umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azagira gute? Azakizwa. Ni uko nguko bimeze. Yesu muri Matayo 7 aravuga ngo musabe muzahabwa, mukomange muzakingurwa, mushakashake muzabona. Nibyo murimo gukora, kandi mubikore mwizeye, kuko Imana ntabwo yimana umwuka we. Yabuze abantu bo kwizerwa ibitsa iyo zahabu y'agaciro. Haleluya. Iyo babonye nabonye ko si byose. Ikeneye abantu biteguye, bameze nka Pawulo na Barinaba. Bibiliya ntibitangira ubuhamya ngo abagabo bahaze amagara yabo ku bw'izina rya Yesu. Buri mwebwe ninde wumva yiteguye guhaga amagara ye ku bw'izina rya Yesu? Uwo azamura agatoki ararariza umwuka we. Haleluya. 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 Ubu abantu basigaye basaba umwuka wera wo gucuruza, wo kugira
kugira gute, wo gucuruza. Ukamubwira uti mwene data nsengera ndabwirizwa tunangara, ukamuhamagara uti dukeneye kuvuga ubutumwa byatumye, ati muherekeza mute, muherekeza mute. Hari n'abakati mubazi ngo mwohereze 15 usigira umugore kugira ngo asigare ahaha hanyuma mbone kugira gute. Abantu basigaye bashaka umwuka wera w'igishoro cyo gucuruza. Kabeza umwuka wera ntuzagusaba, ubamo umuvumo, utera umwaka. Nakunze uzasaba umwuka wera wo kwagura ubwami bwanjye bw'Imana muri iki gihe gikomeye kandi kibi. Imana irimo iraroba amafi ya nyuma, ikeneye abantu bahaza amagara yabo, bamaze kwemerera Yesu ko bakoresha, batagishyize imbere umushahara cyangwa ikindi, bumva ko ari abafatanyabikorwa b'ubwami bw'Imana. Nimuba abo ngabo muzahabwa umwuka wera. Abavugururwa muzavugururwa kubera yuko Imana ibafitemo inyungu. Haleluya, haleluya. Ikintu gituma mubona tugenda duhamenya nuko abakirisitu b'uyu munsi baratandaraje. Bameze bate? Baratandaraje. N'abantu bagenda mu bumwe butanumvikana, n'abantu bagenda mu nzira ebyiri, imwe ijya Gehinomu indi ijya mu ijuru. Nimumvire ukuntu bagenda. Turatandaraje, niyo mpamvu mubona duhenebera, niyo mpamvu mubona bigenda bikonja bimera n'ahandi. Ahangaha aho cyakora umuntu abona mugisimbuka, hari ahandi ugerwa abantu bakakureba abageze yavuye mu cyaro cyane, ntabwo azi yuko ibintu byahindutse. Ririya terabwoba bazanye hano azi ko rigikora. Hari abantu bashobora kuvuga bati byahindutse ibintu amase ya kera ntagire umutaka. Nabyumvise. Imana ikeneye abantu bakiyegukirayo yonyine, abantu badakeza abantu babiri. Niba Yesu ni Yesu, mubwire ngo ndifuza